wari urimo uvuga njyenyine nawe babwire ndabona umeze neza rwose urakeye. Urabona rero buriya umuntu ari mu rusengero ngo araba marayika baba bashinzwe gukontorora umuntu. Abo bamarayika rero nabo buriya ngo baza ngo bari mu ishusho y'umweru nk'uko wambaye ikanzu. Murabona rwose abantu mukurikirana urubuga Yesu murabona ko arakeye yambaye agakanzu kera. Yego komeza ubabwira. Yego uravuze ngo umuntu ufite usenga aba agomba no kugaragaza ishusho yo kwera ese. Yego kuba wambaye nk'iyi kanzu y'umweru se nibyo bigaragaza kwera cyangwa kwera ni mu mutima w'umuntu n'ubundi umuntu yakeze ku mutima n'inyuma bikagaragara. Yego aho urakoze cyane rero. Urabona nanjye nkunda kuba ku rubuga nambaye uyu mupira umeze gutya. Uyu rero ni wa mukobwa tujya dukorana kuri uru rubuga bita Yesu uzana ijambo ry'Imana usengera abantu badukurikirana. Twari dukoranye ikiganiro gitoya muratubona njye nawe agiye ku rusengero agiye gusenga agiye kwiragiza umuremyi wa twese, ariko yavuze ngo agomba kujya mu nzu y'Imana. Ndavuga mu rusengero asa neza kuko mu rusengero haba harimo marayika. Mu rusengero haba harimo marayika ushinzwe gucunga abantu, kubagenzura, kumva ibyifuzo bazanye n'ibyo baje gukura Imana. Ese iyo ugiye mu rusengero biragaragara buriya uba ugenda ibintu wiyejeje, ndavuga witunganyije. Yego babwire kugira ngo abadukurikirana ku rubuga Yesu uru rubuga ni urw'abanyamasengesho bagire icyo bumva n'abagerageza kuzajya bajya gusenga bajye bamenya ukuntu bari bwitware mu nzu y'Imana. Yego n'ukuntu bari wigemo basa. Yego bitunganyije mu mutima ndetse no mu mubiri. Yego n'iyo hanze inyuma bigaragara. Yego ku rusengero ndavuga ku rusengero rwose. Noneho se iyo ugeze mu rusengero uba wakagombye kwitwara ute, cyane ko weho wambwiye ko inzu y'Imana ya data uyimazemo imyaka irenga 20. Twese iyo ugeze mu rusengero witwara ute kugira ngo marayika akubone? Ni iki ukora mu nzu y'Imana? Ndagira ngo abantu badukurikirana ubasobanurire ukuntu iyo ugeze mu nzu y'Imana witwara. Yego haleluya. Yego nukuvuga ngo buriya iyo ugeze mu rusengero biba biri kubera mu rusengero y'abapasiteri cyangwa padiri cyangwa shehe. Iyo avuze ngo mukore iki uba ugomba kugikora kuko iyo umusuzuguye ndavuga buri usuzuguye Imana. Yego basobanura abakurikirana urubuga Yesu iyo bageze mu nzu y'Imana ukuntu bakwitwaye. Abyumve neza rwose abantu badukurikira. Yego urakoze. Uratubwiye ngo iyo ugeze mu nzu ya data uba ugomba kwitwara neza. Yego urabona nk'uru rubuga rwacu Yesu dushyiraho
ibiganiro bijyanye no gusenga, dushyiraho ivugabutumwa, tugenda dushishikariza abantu gusenga. Yego, komeza ubabwire ati ese iyo umuntu ageze mu nzu ya data, murabona ko tuje gukorera ikiganiro ahantu imbere y'ubusitani. Buriya rero n'ubusitani buba bufite ikintu buvuze. Umuntu w'umukristo yakagombye kubiwe afite indabo, afite utuntu tw'utujaride, utuntu dukeye. Buriya abamarayika cyane ko tujya tubona ukuntu Yesu yajyaga akunda kuba ari mu ndabo, tukajya dukunda kubona abantu babizera bari mu ndabo. Yego, n'umuntu iyo ageze mu nzu y'Imana cyangwa ateganya kujyayo, aritegura akaba yakagombye kwitwara neza. Yego, ngaho babwire ubundi dusoze ikiganiro kugira ngo ukomeze ujye ku rusengero, ujye mu nzu y'Imana. Yego, cyangwa muri make basobanurire babyumve rwose abantu bizera Imana ukuntu bakitwaye bari mu nzu ya data. Ndavuga inzu y'Imana, ahantu bajyana ibyifuzo, ibibazo bibaremereye, iyo afite nk'umurwayi cyangwa se afite n'ideni cyangwa afite n'ikibazo cyananiranye, muri iyo ugeze mu nzu y'Imana kirakemuka, Imana iragikemura. Yego, basobanurire kugira ngo bumve ko mu nzu y'Imana ari ahantu umuntu abonera zose, ari ahantu umuntu adashobora kugera ngo atahe uko yaje. Yego, haleluya. Uravuze ngo iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana arasubizwa akabona ibyo yaje gushaka byose akabibona. Yego, buriya mu nzu y'Imana iyo ugezeyo, none se ko hari abantu bavuga ngo twagiye gusenga, ngo ibyo twasenyeyeyo, ngo ibyo ba pasiteri yatubwiye cyangwa mwarimu cyangwa